Shimiye iteraniro ryose muri rusange ko mwitabye ijwi ry'umwuka ryabahamagaye mukaza guterana. Shimiye abandi bantu baje bamperekeje, Imana ibaha umugisha. Nazanye na madamu ariko nabonye n'undi muntu uri inyuma, protokoli ze kumwigiza hafi hariya biraza kumfasha. Yego rwose mama yera, Imana iguha umugisha kumperekeza. Hanyuma twamenye ko iki cyumweru muzaganira ku mwuka wera. Tugira akanya ko kuganira nawe ngo tumubaze niba koko ari cyo gihe nawe yemera ko twamuganiraho. Arabitwemerera. Iminsi 2 tuzamara ahangaha tuzaba tuvuga umwuka wera. Amen. Ijambo dusomye rivuze gute? Yesu arimo araganira n'abigishwa be, arabwira ngo mfite ibintu byinshi muri nge numva nakababwiye, ariko ntabwo mubasha kubyumva, ntabwo mubasha kubyihanganira. Kabivuge neza. Mfite ibintu nakababwiye ariko levo mufite ntibiri bubyakire, ntabwo mubasha kubyihanganira. Arabwira ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabibabwira, si n'ibyo gusa azababwira, azajya yenda no ku byanjye abibahe. Aravuga ngo impamvu mvuze ibyanjye ngo nuko ibya data byose ari ibyanjye. Reka kugira ngo nkumvishe ko bikomeye, Paulo yigeze yiyemera ku Bakorinto, arabwira ati ubundi nagakwiye kubirataho ariko sindi bubikore. Arabwira ngo nzi umuntu niba yari ari mu mubiri cyangwa tarawurimo simbizi, ngo wazamutse akajya mu ijuru rya 3, hanyuma yumva ibintu njyewe ntabasha kubabwira, mutabasha kumva. Ndagira ngo munyemerere tuganire kuri uyu mwuka ubasha kujya mu bitekerezo by'Imana akakubwira icyo Imana itekereza. Urumva Yesu aravuze ngo hari ibintu ntavuze we naza azabisoma. Uyu muntu usobanura ibintu Yesu atasobanuye ninde? Ndavuze ngo umuntu uyu mwuka ubisobanura ninde? Yesu yigisha abigishwa isomo ry'umwuka wera, ni ryo somo ryamutwaye umwanya munini kurusha andi masomo yose yigishije abigishwa be. Nicyo kintu, niyo teme yamufashe umwanya munini cyane kurusha ibindi byose yabigishije. Yabibigishije atarapfa, anabibigisha azutse. Kubera iki? Yari abizi neza yuko umuhamagaro wose bahamagawe, impano zose bahawe, yewe habe n'imyaka 3 n'igice yamaranye nabo abigisha, yari azi neza ko nagira ibyago ntibahabwe umwuka wera byose bizapfa ubusa. Munyumve neza. Atitaye ku myaka yamaranye nabo, atitaye ku biterane yabwirije ari kumwe nabo, atitaye ku mahishurirwa bagize bari kumwe nawe, Yesu yarazi neza ko nagira ibyago akagenda aba bantu ntibabone umwuka wera, ibi byose bizapfa ubusa. Bituma afata umwanya munini uruta uwo yafashe ku zindi nyigisho.
arimo aganira nabo, arabanza arabategura mu ijoro yagombaga kubigishamo umwuka wera, ababwira ibintu byinshi byendaga kubaho ko yari abizi ko batari bubashe kubyihanganira umwuka ataraza. Ganira nabo, arabakopeza, ababwira uko bamufata, amubwira uko ibintu byose bigenda, arabibabwira, genda baganiriza. Hanyuma bibira n'akabangarana bakopeza, arababwira ati muraboneye ariko ntabwo ari mwese. Arababwira ngo muri mwebwe hari muri bungambanire. Ngo Petero ahita abwira Yohana ngo mutubarize ngo ninde. Kakantu naragatinye, ntabwo nari nzi ko hari abantu bagira access iruti y'abandi kuri Yesu. Urumva Petero usanzwe ahishurirwa akamenya Yesu ko ari Kristo. Petero usanzwe ugenda hejuru y'amazi, kubera igisubizo cyihuta akeneye ahise anyura kuri Yohana ati mbariza Yesu. Kubera iki? Yohana aryama mu gituza cya Yesu, namubaza arahita amusubiza. Uratugira abantu batese ku Mana, ujya sehashika bakayibura, ukajya ruwa Faisal bikanga, ukajya mu mazi bikanga, mwahura ukamubwira ati byarananiranye. Yakubariza Yesu akakubwira igihe indwara yazi, akakubwira igihe izakirira. Hari abantu bagira favor ku Mana. Abaza Yesu, Yesu aramubwira ati uwo turahurizamo tayari, barabikoze bahurijemo. Yuda ahita ahaguruka arasohoka, ngo asohoke. Yesu aramubwira ati huta ukora ibyo ukora vuba vuba. Hanyuma barakomeza baraganira. Petero abwira Yesu, aramubwira ati reka nkubwire wikwirirwa wivuna. Petero ahantu yari ari mu mubiri cyane, yakoze amakosa abiri. Ubwa mbere Yesu yagiye kuboza ibirenge, yambwiye ati ariko waretse, okay ngaho nyuza byose, mwabyibutse. Hanyuma ahangaha nanone Petero arongera abwira Yesu, aramubwira ati reka nkubwize ukuri, wikwirirwa wivuna utuganiriza ibi bintu, ntabwo uri budusige. Nibiza kuba no gupfa, ngewe Petero ndaza gupfa mbere yawe, ntabwo wantanga. Yesu aramureba ati ntabwo uzi ibintu uvuze, itarabika uraza kunyihakanye gatatu. Reka mvuga aka kantu mbere yo gukomeza. Ku muntu wese wahamagawe n'Imana agira bene aba bantu batatu. Umuntu wese ufite umuhamagaro w'Imana, mu nzira yawe uzahura n'aba bantu batatu. Uzahura na Yuda ukugambanira, akakurwanya, sinzi ahantu abikomora, sinzi ahantu uyu mwuka ukura, sinzi uko biza. Nimudahurira mu rusengero muzahurira mu kazi, nimudahurira mu kazi muzahurira aho ucururiza, nimudahurira aho ucururiza muzamubona ushaka, nutamubona ushaka uzamubona ubyara, nutamubona ubyara uzamubona ujya gushyingira. Ntabwo nzi ahantu Yuda aturuka, ni umuntu ubaho, gahunda afite nuko kurwanya. Ariko naratunguwe, kurwana intambara zose za Yuda zikwinjiza mu mugambi w'Imana. Arahaguruka, sinzi aho ava. Niba uri Dawidi azaba Sawuli, niba uri Yoba azaba Satani, niba uri Hana azaba Penina, sinzi ikimuhagurutsa, ariko azakurwanya. Ariko kukurwanya kwe kose abagusunikira mu mugambi w'Imana. Nicyo cyatumye umwanditsi w'Abaheburayo yandika, aravuga ngo ntabwo nzagira ubwoba ngo umuntu yabasha kuntwara iki. Aravuga ngo ku Imana ariyo gakiza kanjye. Hanyuma umwanditsi umwe wa Bibiliya yarandika, aravuga ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe, nibajya gusubirayo ngo batatanire muri zirindwi. Nakunze umugabo witwa Theo yaririmbye akaririmbo, aravuga ngo bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, ibiteye ubwoba ntibizabura, n'abakurwanya barakomeje. Yavuganye nawe nonaha. Ntabwo nzi ahantu Yuda ava, ariko ariyeranje akahaba. Azana intambara, yakuvuga, yakurwanya, bakugira umudiyakoni bikamurya, ukora protokora akababara, ugura imodoka akarwara, wubaka inzu akaremba. Sinzi ikimuhagurutsa, ariko yo wahamagawe n'Imana ntabwo ubura Yuda mu rugendo. Muntu wa kabiri ni Petero. Petero ni umuntu ugusezeranya ibintu azakora ariko atazigera akora. Ntuzamubura inaha. Mu by'ukuri muzacunge, ntabwo Yesu yigeze arondora Petero uburyarya. Oya, yarabizwe ibintu Petero ari kuvuga bimuri mu mutima, ariko kuko ari umuntu ntabwo azabishobora. Petero abwira Yesu ati nje baranyica mbere yawe. Turabagira.
akubwira ati ariko ushaka kudategura ubukwe tukiri hano ngo tugushyigikire, ubona bizagenda bite? Watangira umushinga wongera kumubona ubyaye kabiri, akubwira ati oh watisha mwarabyibushye sha. Petero uzi ko ashobora gutuma ufata credit muri banki, ubwo ati uyu mujyi ndawumenyereye, gahunda za majerwa ndazizi, wowe zana amafaranga nkwereke, shora nkwereke. Ugafata ikibanza, wamuhamagara ati ndi Dubai, wamushaka ati nagiye mu Bushinwa kurangura, dufite amateraniro ngiye ku rusengero, ukamubura ku mezi 7 utangiye kugurisha, ubona banki igiye kugutereza. Gahura na Petero akakubwira ati shati niko uyu mujyi umeze, tu benshi barahombye. Usibye umwuka w'Imana wakubwira ngo ibintu Petero ari kukubwira ntabyo azakora. Usibye umwuka Petero yakoshya. Petero utuma ubenga umuntu uzi ngo muzabana, wamara kumubenga ukica ubukwe. Akubwira ati ngiye muri Amerika namaze iminsi nshaka visa. Muntu wa gatatu ni Yohana. Yohana naramukunze, wabandi nta magambo menshi agira. Yohana ntakunda kwiyerekana, Yohana ntakunda ibintu by'amamikro, yigumira mu gituza cya Yesu. Abafite amakuru y'ijuru, yigirira umutima mwiza. Ye baba we, umva ngo Yesu agere ku musaraba araranganya amaso, asanga abandi bose bagiye uretse Yohana. Utarigeze uvuga, utarigeze utanga imihigo, ariko ni uhari. Ba Yohana Imana ibaha umugisha. Ba Yohana narivuze ngo Imana ibaha umugisha. Iyo ukeneye amafaranga ugahamagara Petero, arakubwira ati saa 3 ndayagwa, agahita akuraho phone. Ariko Yohana arakubwira ati nari mfite 80 ya minerivare y'umwana, akiranya guhubikemure, ejo nuyabona uzayansubiza. Imana iha umugisha ba Yohana. Ntabwo birarira, ntabwo biyemera. Uramuhamagara ukamubwira ati ku mugore ndi mufashe, ukamubwira ati ntabwo narindi mu rugo, ariko reka nguhamagarire madama aza kujyane kwa muganga. N'abantu beza, nubwo badakunda kugaragara, nubwo batabyambarira, ba Yohana barahari. Muri uru rugendo uzababo. Yesu aganira nabo, arimo arabategura kubigisha inyigisho z'umwuka, hanyuma atangira kubabwiriza ku mwuka wera. Reka mbabwire ikintu cyatunguye kuri izi nyigisho z'umwuka wera. Mu mwanya wose Yesu yamaranye n'abigishwa be, ntabwo yigeze ababwira tekinike zo kuzura umwuka wera. Yarabizi. Ntabwo yigeze ababwira akantu bakora ngo bawuzure. Nta nubwo yigeze abateretera Imana ngo iwubahe. Inyigisho zose, umwanya wose yamaze, yabigishaga ko bakeneye umwuka wera. Nicyo yashakaga. Yashakaga ko bo bamenya ko bakeneye umwuka. Muranyumvise? Muzisome 14, 15, 16, Yesu arimo arababwiriza ko bakeneye. Nta kindi abashaka. Arashaka ko bumva akamaro ke, arashaka ko bumva icyo azakora, arashaka ko bumva ko batamufite ntacyo baricyo. Afata umwanya we wose abigisha ko bakeneye kuzura umwuka wera. Mwazanye udukaramu. Intambwe ya mbere yo kuzura umwuka wera ni ukumenya ko ukeneye kuzura umwuka wera. Naho bihera bikakubuza kuryama, bikakubuza kurya, ugakinga butike, ni ukumenya ko bikeneye, ni ukumva ko ukeneye kuzura umwuka wera. Natinye umugabo bita Elisa, amaze kumenya ko Eliya agiye kumukurwaho, yaravuze ati uyu mugabo nagenda atansigiye umwuka, ndabizi neza ko inaha hazangora. Amwihambiraho.
nimusoma Bibiliya, Eliya yaramubwiye ngo Imana irantumye ngiye i Yeriko. Busigaye hano ati nkurahiye Imana n'ubugingo bwawe ntabwo nsigara. Elisa mugumaho ngo bagere Yeriko bahasanga abana b'abahanuzi. Mwana umwe baritakumye ati tumva uko ivuze. Elisa ati ivuze iki? Ati urabizi yuko sobuja agiye kugukurwaho? Ati ceceka aca byuhanura we maze iminsi mbizi. Reka mabwire barokore, mukeneye kugira umwuka ku buryo mubasha kugenzura n'umwuka. Umuhanuzi yaza ukamenya ko ari umwana. Ubundi habaho abahanuzi batatu. Habaho umuhanuzi w'umwana, umuhanuzi mukuru n'umuhanuzi washaje. Bose bagira karagiteri zabo, ariko Imana izakurinda uwashaje. Urumva uw'umwana nubwo abatabibona neza, nubwo atabibona byose, ariko basi hari udukura bafite. Yego, hari igihe aguha ibintu biri out of date, aguha ibintu byaba expired kuko nawe yatinze kubibona. Hanyuma ushaje we ni igitangaza. Urumva ushaje ababitse tekinike zose yakoreshaga hanura zose, araguhanurira ugacanganyikirwa. Mwibutse ejo bundi Imana yohereza umuntu ujya kuvuma igicaniro kwa Yerobowamu, ngo umuhungu araza arahanura akora ibintu, akaboko karanyunyutse aragasengeye karakize, ngo baratashye, ngo abana barataha babwira papa ati papa ibyo wari warigize sha twabonye umuhanuzi avugana n'Imana. Ari he? Aciye he? Ngo afata amatandiko ashyira ku ndogo baramukurikira, ngo agere yasanga wa mwana. Umugabo bagiye muri zomena atumva uko ivuze, subirayo urye. Kubera ko umwana ari kumva ukuntu umusaza avuga, akumva niko Imana isanzwe ivuga. Aravuga ati ye niyo ivuze ndayizi uko ivuga. Ngo arakata asubirayo. Biravuga ngo ararya, maze kurya aragaruka, ngo atashye intare zimwicira mu nzira. Biravuga ngo ni umuhanuzi utarumviye Imana. Se mugira ngo si benshi baguye inaha, baje bahanura basize ibiryo tukurira inaha, kandi baravuga ati muze muhanure musubireho nzabarengera. Baraza bageze inaha bararya babivamo, gati natwe twarahanuraga sha. Imana izakurinda umuhanuzi ushaje. Natinye umunsi Imana iganira na Hagari. Yari yaraje abwira, aramubaza ati ntuzi ko nsanzwe mvugana n'Imana? Hagari atuvugana nayo. Tiyambwiye ko ari wowe uzampa umwana rero, ukavukira ku bibero bya Madamu Sara. Umunsi Imana imurenganura, aramubwira ati bakubeshya ko ari njye wavuze ntavuze narakurebaga. Aramubwira ati Haga, mu by'ukuri ntabwo wari uri kuri liste y'abantu nari kuzarengera, ariko kubera ko wizeye Imana ukankurikira, bakakubeshya ukabyemera, bakaba bagutereranye, uyu mwana nawe ngiye kumugira ubwoko. Subirayo wumva ibyo bakugirira, ariko nzamugira ubwoko. Azatura imbere yabo, azamera nk'umwanzi, azamera nk'impara imbere yabo. Ngo Hagari arafashwa, aravuga ngo uri Imana ireba. Ngo mbese yandebye yamboneye na hano? Imana ikurinda umuhanuzi ushaje. Umwana arikaraga ati reka Imana imbwiye shobuja agiye kugukurwa. Undi ati ceceka ayo makuru ndayafite. Icyiza cy'umwuka, iyo ufite aya makuru, iyo ugeze kuri etaje ntabwo umuntu yagaruka ngo aguhanurire kadasiteri. Aragusubiza inyuma. Kandi dore ikintu natinyiye abana b'abahanuzi, kubera ko baba bafite amakuru makeya mu mwuka, bashaka gukoresha iterabwoba ryinshi kugira ngo rubanda babatinye, bagire ngo bafite menshi kandi ntayo. Akubita ukuguru hasi mukagira ngo iyi nzira bagwiriye.
arikaraga akikaraga, yakugera akubaza ati harya uri umugabo cyangwa uri umugore? Wikaragaga gutyo utazi niba ndi umugabo cyangwa ndi umugore? Muzasome Bibiliya muzabona uwitwa Elifazi yigeze abonye inama zanze ashaka gutuburira Yobu nkaho hari Imana ivuganye nawe ashaka kumuhanurira. Ntabwo ngo nagiye kubona mbona igisa n'umuntu. Igisa n'umuntu ni igiki? Niba kitaraba umuntu buretse guhanura n'ikiba umuntu tubwire. Nabwiye abantu aho kuma ifiriti yari igiye gushya ntishye neza, urabona ukayihekenya, ishobora kukuzinura amafiriti burundu kandi ifiriti itari mbi. Aho kumiye uzampa ibyo mu mazi, menye ko ari byo twariye. Niba wumva bitaruzura bubigumanye saba ubyuzuza byuzuza ubiduhe. Nigeze nsengana n'abantu muri groupe, twasenze harimo umuhanuzi ati mbonye igitebo cy'imbuto, Imana iduhaye imbuto. Kuwa gatandatu arabitubwira, ku wundi wa gatandatu mbonye igitebo cy'imbuto, ku wundi wa gatandatu mbonye igitebo cy'imbuto, Imana ihaye buri wese amina. Bigeze ndamubwira nti rero ibi bitebo Imana izabishyireho plaque, basi tujye tumenya niba icyaje kuwa gatandatu atari cyo cyagarutse. Umwuka wera rifuru aruzuye atanga amakuru arifuru. Wananiwe kumwakisesinga arayafite arifuru. Dufite abantu bazinutswe ubuhanuzi, turabafite kubwira tunjyane guteranira ahantu, ariko niba hari abahanuzi sinjyayo. Nyamara ubuhanuzi nibwo bwatuzanya, mushumba atari bwo simba ndaha. Nibwo sinkumve babutuka, sinkabwumve babuvuga nabi. Ni imvugo y'Imana. Pawulo yabwiye abakorino avuga ngo nifuza ko mwagira impano zose, ngo ariko iy'ubuhanuzi iraziruta. Ntimukemere kwitukwa, ntimukemere kwivugwa nabi. Tugira abantu banze gukura, akaza hano ari umuhanuzi w'umwana, bakamuha agatuta, bashoma bagati mu mwihanganira ari gukura buriya bizaza. Ukaba umwana imyaka 3, ukaba umwana imyaka inugeze ku myaka 6 ukiri umwana, wakuze. Nigeze mbona abantu bazi kuri ADPR mu bibare hari ibintu by'amapoto y'amashanyarazi ajyayo, hari akapa kabaho k'abantu ba auto école bamamaza kuvuga ngo twigisha ngo Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili, ngo ukabimenya mu mezi 3. Baravuga ngo noneho ngo nubona utabimenye ngo tuzagusubiza amafaranga yawe. Naragakunze cyane, banumva nabwira abarokore bamaze imyaka 5 bataruzura umwuka wera, tubasubiza yanyu mugende, uratuvuna. Munyihanganira umunsi naje kuganira n'itorero. Yesu ntabwo yajyaga bibwiriza mu giterane, hari n'uwigeze abimubaza, amaze kuki ujya kutubwira ibintu nk'ibuka tujyana aha twenyine. Avuga ati mwebwe mwahawe kumenya ubwira bw'Ubumana. Aha naho Imana ikorera, aha naho Imana ivugira, aha naho Imana ituye. Mu mwuka wera niho basengera, niho bavuganira n'Imana. Ukwiye kuhagera. Izi cyumweru nizo zidahagije, muzategura y'ukwezi, ariko abantu bose bakwiye kuhagera. Bavuye Yeriko baragiye, ati Imana intumye
kuri Yorodani busigaye aha Elisa ati ntabwo nsigara, nkurahiye Imana n'ubugingo bwawe ntabwo nsiga. Ngo bagere kuri Yorodani akubisemo umwitero, barambutse abona Elisa aramukurikiye arambutse. Eliya yumva biramera gusa, ushaka iki? Niki cyatumye wihambira gutya? Avuga ati ndashaka imigabane 2 y'umwuka wawe. Umugabane wawe utumye ujya mu ijuru udapfuye. Umugabane wawe watuma guhamagara umuriro mu ijuru ukamanuka. Umugabane wawe wawukoresha ugahagarika imvura. Ndashaka imigabane 2. Iriya mugati ikintu usabye kirakomeye. Ituma ni kinini, usabye ikintu kiruta icyo mfite, usabye ikintu kinini cyane. Mugati niyo mpamvu nanjye nakoze binini cyane. Mpamvu numviye abahanuzi, niyo mpamvu ntakumviye umbwira gusigara, narinzi ko nshaka umwuka uri muri wowe ngomba kuwusigarana. Aramubwira tube maso, n'ingendo ube maso, ntabwo ari njye uwutanga ariko uje kuntwara ni uwutanga, arawugusigira. Ngo amare kugenda mushugunyira ibice by'umwitero 2. Elisa ngo arahaguruka aragaruka arataha. Biravuga ngo babana b'abahanuzi bari bamukurikiye baza kureba uko biri bugende. Ngo ahageze akora nk'ibyo Eliya yakoze, ngo amazi aratandukana arambuka. Biravuga ngo babana b'abahanuzi bose bahita baza barapfukama. Ngo umwuka wari uri muri Eliya uri no muri Elisa. Reka mbabwira akantu kantunguye, ngo ageze i Yeriko, mu minsi yamaze i Yeriko, ngo bahise batangira kumuzanira ibibazo. Baramubwira ati ubu kureba Yeriko ntiyera, habe n'amazi yayo ntabwo ajya aryoha. Barabwira ngo munzanire imperezo, bashyiramo amazi, bashyiramo akunyu, ngo aragenda asuka mu isoko aho amazi yaturukaga. Biravuga ngo na bugingo n'ubu amazi ya Yeriko araryoshye. Ntabwo munyumvise, reka mbivuge mu Kinyarwanda. Iyo umwuka wera yaje, ibintu byari bibishye biraryoha. Iyo yahageze ntabwo ari ikibazo cy'igihe bimaze bibishye, ntabwo ari uko abantu babyakiriye ko byabishye. Iyo umwuka wera yaje, ikintu cya mbere akora aryoshya ibintu. Biraryoha, uraririmba bikaryoha, urasenga bikaryoha, uriyiriza bikaryoha, ujya mu kazi biryoshye, fungura business ikaryoha, ujya mu rugo ruryoshye, mwuka wera aryoshya ibintu. Muzasome Bibiliya ngo umunsi Mose n'Abisirayeli bagera ku mazi yitwa Mara. Bibiliya iravuga ngo bahageze ngo basanga n'amazi ahaba ngo asharira. Abantu bari barabyakiriye ko ayo mazi asharira, ngo bahagera bafite inyota ngo bajye kuyanywaho basanga arasharira. Dore ikintu natinyiye Mara mushumba. Mara umenya ko isharira ari uko uyisomyeho, utaranywaho ubona ari amazi nk'ayandi. Donc uwayigufotoreraho yagira ngo nawe ufite urugo. Mara ragatsindwa. Uyimenya watestinze. Baba bazanye nk'amafoto cyangwa bakakubona na tini namba bagira ngo nawe ugira business. Mara irasharira. Umva kandi uyimenya ari ukwitestinze, ukiyibona ubona ari amazi wanywa. Bibiliya iravuga ngo batakira Imana, Mose atakira Imana ngo imwereke igiti, aragifata akijugunyamo. Bibiliya iravuga ngo ayo mazi ahita aryoha. Bene data, umva tekinike Mose akoresheje no gutakira Imana. Sembe bivuge gute noneho ko
kubwiriza abasirimu nabyo biravuna. Urumva kubwira umusirimu ngo takira Imana biragoye, ariko barokore ni ukuri nuko musirimutse ejo bundi, ariko aka kantu ko gutaka kakoraga. Sinzi ikintu kibapudetinze, sinzi niba ari tekinoloji nyinshi bigishe kujya muri siransiye, kumva udashaka ko abantu babimenya, kumva utabibwira abantu. Wanga kutubwira ko mufitanye ibibazo tuzabimenya mwakoze divorce, wanga kutubwira yuko tuzabibona bayiteje, mwatakiye Imana ko bikora. Musome Bibiliya ngo umunsi umwe Elisa ajyana n'aba bana ngo bashakaga kwagura aho batuye, ngo barimo baratema ibiti, ngo intore zicika umwana igwa mu mazi. Birivuga ngo umwana ahita ataka ati ye baba we, iguyemo ntabwo yari iyanjye, burya mwabonaga nyigenda munsi yanjye, burya mwabonaga nyitahamo ntiyari iyanjye. Umwana arasakuza ati iguyemo, arasakuza ati sinitaye ku bandi bana twajyanye, sinitaye ku bantu bari bundebe, icyo ndi kuvuga ni uko iguyemo kandi itari iyanjye. Ngo Elisa yarara aho ngaho, ngo nawe akora nk'ibyo Mose yakoze, afata igiti ajugunyamo. Biravuga ngo intore zirazamuka. None mugira ngo ni amaboko y'Imana abaye mata ngo inanirwe gukora? Ahubwo ni uko mwize kutabwira Imana, mwize kudatabaza, mwize guceceka, mwize guceceka. Muzabivuga muri siransiye, kandi iyo tunakuretse ngo ubivuge muri siransiye kubera gusengera mu mubiri, iminota 3 uba wabuze icyo usenga watangiye kuririmba. Yeremiya yigeze abyibeshyaho. Bari bamufungiye mu gikari cy'ibwami, gisonga kimusabye, kimuhereje imigozi, atangiye kuzamukiraho, yajya kuzamuka, yajya kugera hejuru bikamunanira akarekura, yamanuka agasaya kurusha uko yasaye. Areba Imana, arabwira ati waranyoheje ndoshyeka. Imana yamubwira ati aca maneno, nabaza ndagutabara nkwereka ibintu bikomeye wowe utashobora. Situwasiyo urimo ntabwo ari iyo kwizera ko igisonga kiraguha imigozi ukazamuka. Situwasiyo urimo ntabwo ari iya onkre, situwasiyo ni iyo gutabaza, njyewe nkagutabara. Ngo Elisa afata amazi ayashyira mu mperezo. Niho natinyiye utuntu abahanuzi bakora. Buri utuntu abahanuzi bakora mujye mutwitondera. Nakubwira ngo fata ayo mazi yari inyange uyakarabe mu maso, ujye ubikora wize yivuganye nawe. Bagira ukuntu bakorana n'Imana utamenya. Wafashe amazi asanzwe ari amazi ayashyizemo umunyu ngo arakoroga, amenyemo amazi yose araryoha. Kubona umwuka kwa Elisa nuko yamenye ko akeneye umwuka wera. Yesu abona nta kindi kintu kizatuma bigishwa bamenya ko bamukeneye kandi bakiri kumwe na Yesu, usibye gufata umwanya munini akabigisha ko bakeneye umwuka wera. Ngo amare kubibabwira asubira mu ijuru, murabizi. Icyakora agenda bafite understanding, noneho bumva ko umwuka hari icyo yakora, bumva ko ubwo Yesu agiye umwuka ari we bagiye gusigarana. Bibiliya iravuga ngo bajya mu cyumba cyo hejuru barafunga. Wari ufite abana, hamagara tante wabo, aramubwira tuwongeye mu cyumba cyo hejuru ndebera abana. Niba tuzamarayo iminsi 4 ntabwo mbizi, niba tuzamarayo 5 ntabwo mbizi,
ngiye kuzura umwuka wera, nzagaruka nawuzuye. Wari ufite butike arayifunga, abwira umuturanyi tuzandebereho, ngiye mu cyumba cyo hejuru, nzavayo nuzuye umwuka wera. Ngo bajyayo, nibagiwe kubaza protokoli iminota dusorezaho. Anyegera ambwira, ndabura ingahe? Hasigaye iminota 3, hasigaye 30. Imana ishimwe. Hanyuma bajya mu cyumba cyo hejuru, aho bagombaga gutegerereza umwuka wera. Umunsi wa mbere umwuka wera ntiyaza, umunsi wa kabiri umwuka wera ntiyaza, umunsi wa gatatu umwuka wera ntiyaza. Batangira kuganira bavuga ati ariko mureke turebe neza, ni iki cyaba kiri gutuma tutuzura umwuka wera. Batangira kuganira. Mariya Magadalena ashyira hejuru, aravuga ati reka mbabwire rero, njye ndumva hashobora kuba hari ikintu cyatuma ntuzura umwuka wera. Kuba Yesu yari yababwiye ko nyuma y'iminsi 3 ari buzuke, mwese mukaryama, njyewe umubyeyi akaba ari njye ubyuka mu museso, akaba ari njye umenya amakuru ku gituro cyavuyeho, nkaza kubabyutsa, mwarangushije mu mutima. Baramubwira ati Imana ikubabarire, natwe turakubabariye. Yohana ashyira hejuru ati nanjye ndumva hari ikintu umutima undega. Reka mbabwire bagabo bene data, narabagaye. Tugere ku musaraba, shaka umuntu n'umwe mu bo twabaye mubure. Abwira Petero ati burya Pete, wihakana Yesu bwa mbere narakubonye urancumuza, umwihakana ubwa kabiri ndakureba ndagwa, umwihakana ubwa gatatu. Ati ko Pete, ntiwari no kwihagararaho nk'umuntu w'umugabo? Bose bati Imana itubabarire. Muracyafite kagakaramu? Intambwe ya kabiri yo kuzura umwuka wera ni ugusaba Imana imbabazi. Nibashake bazabice hejuru ntibabikubwire, nibashake bazakuryoshya ryoshye, nibashake bazakubwire ko baraguhuha ngo ukabura ubo, baragushuka. Ntabwo ibyaha n'umwuka wera bibana, byaranze, byanze guturana, byarananiranye, byaranze, ntibibana. Cyambere nakubwiye ngo ni ukumenya ko ukeneye kumwuzura. Kabiri ni ukwihana ibyaha. Gatatu ni ukumutegereza. Naratunguwe mu bantu bari muri iki cyumba cyo hejuru, muzi ko na Mariya nyina wa Yesu arimo. Mu bantu 120 baje kwicara bategereje umwuka wera. Mariya nyina wa Yesu. Banza mutumvise uburemere bwe kubera amadini. Mariya nyina wa Yesu aricaye nawe. Madini yisha abantu. Hari umuntu dusenga uherutse kumbwira ngo Mariya ni umugore nk'abandi. Ndabona ntusibye na Mariya na mama umbyara se umugore nk'abandi ko yambyaye. Asoni Mariya. Marayika aramubwiye ngo uhebuje umugisha abagore bose. Abwira ngo urahiriwe. Nimurya mwandika indirimbo za ba Debora, mukandika izaba ba Hana, mujye mwandika n'iza Mariya. Ni umugore uhiriwe. Yari yicaye muri iki cyumba ategereje umwuka wera.
Natanayeli arahaguruka arabwira ati nanjye ndumva hari ikintu umutima undeze, nubwo yenda tutabaye nka ba Petero ngo dukore ibigaragara ngo, ariko nanjye hari icyo umutima umbwiye. Numvise amakuru numva ukuntu ngo Yesu yananiwe, umunyamahanga bari umutwaza umusaraba. Ati birambabaza, n'imyaka twagendanye nawe, n'uburyo twajyaga dupangura urugendo rwose turi kumwe, ariko ananirwe atwazwa umusaraba n'umunyamahanga. Rega nubwo muvuga ngo niho tugeze, gera mu gakinjiro murakubwira ati rero mu by'ukuri pasiteri ntabwo ngenda umurokore, ibintu by'abarokore buriya simbyemera neza, cyakora ni mujya gushyiramo amakaro muzambwire, njye nkunda gufasha abantu, nzashyiramo amakaro. Umunyamahanga abo twagendanye bagiye. Turi mu nyigisho z'itorero. Amina. Hari uwazanye ifirimbi? Ntabwo uri bubone akanya ko kuyivuza. Urabona agiye bavuzaga vuvuzera, naho nabaga mushumba nahamubwiye. Noneho korari imwe yamara kuririmba akavuza vuvuzera, indi yaririmba ntavuze vuvuzera. Nza kumubwira naze ko kwiriye korari yiririmbye uvuza vuvuzera, iriya yaririmba ntuvuze vuvuzera. Ngatenye ko ngenda umufana kuva na kera nafanaga reyo. Mwana uzasubire n'ubundi nturakizwa. Ibintu bya fanatizime mwazanye mu rusengero. Bicara mu cyumba cyo hejuru baratura. Mama wese arabwira ati bana banjye nari nabarakariye buriya nanjye. Narebye uburyo mwirukanse, narebye uburyo mwese munyanyagiye, ariko umuhungu wanjye yahoraga bivuga ko bazakubita umwiyongera intama zigatatana. Ntabwo byangushije, ntihagire ugira ngo ndi kumureba nabi. Yewe habe na Yuda, mwibuka isengesho yasenze akavuga atabona narinze narabarinze usibye umwana wo kurimbuka. Nawe nari mbizi ko azabe. Muhumure bana banjye, nta kibazo mbafiteho, ni mwuzura umwuka wera. Habaho kubohoka. Mu cyumba cyo hejuru usiga ibindi bintu, uricara ugafunga ugategereza umwuka wera. Iyo utabikoze gutyo ntumubona. Iyo ushatse kuhaba udahari. Muzasome Bibiliya umunsi Pawulo ava muri Efeso ari gusezera, ngo yagiye mu cyumba cyo hejuru yicarana n'abantu barasenga, ngo ababwira ijambo ry'Imana biraryoha. Ngo hari agasore kitwa Utuko, mwaragasomye, ngo kicara mu idirishya mushumba. Noneho kakajya kaveya, kakaba gafite amakuru yo hanze kararebayo, kakaba gafite n'amakuru y'indani byo Pawulo ari kuvuga. Mu idirishya ni habi babyeyi. Tugira abantu banze kwicaramo, baguma mu idirishya, abahengereza kuri business, abareba urugi rw'imodoka ye ko batarufungura, ariko barimo na hano. None ntuzagire ibyago ngo uhure n'umuhanuzi wicaye mu idirishya. We ahuza amakuru ya BBC n'aya Pawulo agahita ahanura. Yatuma uhunga. Barahaba bicara mu idirishya, bicara mu idirishya kandi bafite amakuru yose. Urumva kuko azi kuririmba, mu gisope baramushaka, natwe turamushaka. Imana arayifite. Nimugoroba ararabyina mu gisope, mu gitondo tumuha agatuti. Niba yaraye ari muri nagera muri bare disiwe,
yagera hano, nagera mu rusengero mana, ariko ninde wababwiye ko tujya kuvana ibintu hanze tubizana hano, ko tuvana ibintu hano tubijyana hariya? Umuntu wumvise iyo ndirimbo ari gusambana, iyo yimugaruriye hano nibyo agaruramo, nibyo umuzanira. Ntabwo tuzana isi mu itorero, dufata itorero tukarijyana mu isi. Kubera ukuntu ari n'abanyempano tubatinya kubi, ntituba tubakoraho. Badiyakoni barabaduprotegitingira ngo ntimukabavuge nabi, batagenda. Rumva yicaye hanze. Noneho niba nimugoroba acuranga hariya, mu gitondo akaza gucuranga hano, akabona naza aza hano yambaye ikabutura, mushumba azamumerera nabi. Kandi nagenda yambaye igipantaro nk'iki cyanjye hariya, naho bazabona ko akabye ikirokore, so agahitamo kubihindiramo hagati akayifungira. Naho mwahura ukagira ngo ni jokeri. Ntiyambaye ikabutura, ntiyambaye n'ipantaro. Ibeshya umuvuge nabi, nzarebe ubacurangira. Ibeshya. Baba bafite amakuru y'indani ari furu, kuko barahari. Baba bafite n'ayo hanze ari furu, ntacyo wamubeshya. Birava ngo Pawulo arabwiriza ngo gatangira guhunyiza. Birava ngo karahubuka no hasi ngo pi. Biravuga ngo utukwa arapfa. Cyakora agira amahirwe ko Pawulo yari ahari, aragenda amuhumekera, aramugarura mu bahari bazima. Uriya tugira abantu baba bicaye ahantu ukabona ahantu kinagana, tuvuga umwana nubwo aririmba neza azahubuka. Kureba ahantu yinaganitse, kandi ntiwapfa no kubimubwira ati wakwicaye neza nk'abandi. Akubwira turamenye ngira uko mbana n'Imana yanjye. Kandi kuko atarahubuka, ukabura ntarapfa ngo mumuzure. Ariko wareba ahantu kinaganitse, aka gahungu kazahubuka tu. Ntimukarushe abanyamasengesho birirwa babasengera. Nimwicaremo indani, mwuzure umwuka wera. Tugiye gusenga Imana. Kambabwire barokore, nta kintu kibaho ku isi kiryoha kurusha umwuka wera. Ntacyo. Mwuka wera ni mwiza. Niba wumva ushaka gutera imbere, saba umwuka wera. Mwuka wera ni mwiza. Ndashaka ko dusenga Imana. Ngo bajya mu cyumba cyo hejuru baraturirana. Yohana aravuga ati ariko rero Tomasi warancumuje. Koko uzuduhakanye ko Yesu ataje yaje. Abantu bangana batya twubwire ngo Yesu yazutse twamubonye, Toma ubihakane. Nitwutemeraga, ni Yesu wazutse utemeraga. Wumvaga uduhakanya, wumvaga umeze gute? Tomasi ati Imana imbabarire. Petero ati oya, ihana n'ikindi. Kubabarire. Ubundi ko twari twavuganye ko Yesu nazuka twese duhura tukaba turi hamwe. Wari wagiye he? Tomasi ati niki Imana ikimbabarire. Tugira abantu bagorana kwihana. Noneho ubu barabyoroheje. Usigaye barabihaye utuntu tw'udukode, utuntu bavuga kamwe nyine akabavugiyemo byose. Imana imbabarire kwirebaho. Imana imbabarire gutinda ku bantu. Imana imbabarire kwangiza ibidukikije. .
ari umuntu uri maso uri tayari ngo abashe kumubwira icyo yihana. Muzasome Yohana yarababwiye ati ikibazo ni njye ariko munjugunyemo, nimutanjugunyamo simbuvamo turabupfanamo. Barafata barajugunya ubwato bubona amahoro. Hari abantu batazihana batamurondoye. So, niba tutazabarondorera kuri kamera bajyane mu cyumba ariko mubarondore, kuko bagomba gukizwa, nabo tugomba kubajyana mu ijuru, ntituzabasiga inaha. Kandi natinye Tomasi. Umuntu uhakana ko Yesu yaje mujye mumutinya. Buriya amakuru yose utanga ujye umenya abantu yaha, ujye uyaha abo mwari kumwe, abo bitareba ubu baretse bazabimenya byasohoye, ariko bitarasohora bubyihoreye. Kuko abantu batari bahari Yesu aza kubabwira ko Yesu yaje biragora. Ntumubwira ati mugabo mwiza, Imana yaduhaye imodokari, Imana yabivuze numva ko ari yivuze. Aha, uwo wayiguhanuriye warayigira? Subiza ubwenge kugiye ukumva ntayo, kuzi ko ushobora kuba atari yo yabivuze we. Kandi Imana yari yabivuze wanabyumvise ko ariyo, ariko amakuru ugiye gutanga muri wrong direction. Umuntu utari uhari Imana ivuga, jya umureka azabyemera byasohoye. Pointre. No kwemeza abantu ngo ngiye ngo n'igifaru n'icyangonga ngo dufite amasezerano, tuyabonera mu gusohora, ahubwo yarindu yasengere gusa. Barihana, baratura, biravuga ngo ku munsi wa 10 umwuka wera aramanuka. Aho niho rero tuzahera, umwuka wera amanutse. Reka mbikore gutya, sinajyaga nkunda kubikora ariko Imana yarabimbujije, reka mbikore. Nubwo izi nyigisho zari zitorero ndi kubwiriza, birashoboka ko haba hari umuntu urimo hano atarakizwa cyangwa yaraguye. Umunezero ni wowe wishakamo, byo kurya ni wowe byishakamo, mbese inahurirwa riza uyu mufasha ntawugira, usibye n'umwuka wera tukubwira, habe n'umubatizo wa Yohana ntawugira, cyangwa se warawugiragura ukerensa. Niba uri muri iri teraniro zamura ikiganza nsige ngusengeye. Imana iguha umugisha. Niba hari n'uwundi zamura ikiganza cyawe, Imana iguha umugisha. Yenda waba wari waraguye, Imana iguha umugisha. Yenda yaba warasubiye inyuma, Imana iguha umugisha. Ntabwo uzi kuryoherwa n'umwuka wera, ntabwo uzi akamaro, ntabwo uzi ibintu umwuka wera akora. Nkundira uhagarare, muhaguruke rwose, muhaguruke. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwo bawusa. Biki, niba uhari haguruka uze tugusengere. Niba uhari tambuka uze tugusengere. Mwuka wera arahindura, mwuka wera arahindura, mwuka wera aryoshya ibintu byashaririye imyaka myinshi. Mwuka wera bigira bizima, mwuka wera azura ibyapfuye bikabaho. Mushumba nabe yigira hino. Namara gusengera abantu ndababwira irindi sengesho rimwe dusenga. Mbese imyambaro yawe wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso
dukomere Imana amashyi ku bwa bene data n'abashiki bacu. Kandi koko iyo ujye kwakira iki giciro urabanza ukezwa, ubanza ugakaraba, nawe ubundi ntabwo warya utanakarabye. Rero imbere y'Imana ugiye kwitunganya kugira ngo iri sezerano ry'Umwuka Wera namwe ribasohorerezweho, sibyo? Haleluya. Kuko ni isezerano ryacu twese, ariko hari kondisiyo kubanza kwezwa. Muvuge ngo Mana yacu, muvuge cyane, Mana yacu, tuje imbere yawe, turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, ariko urukundo rwawe nirwo rutuma tudashiraho. Turaje kandi uko dusa niko turi, ariko reka twezuze mu maraso ya Yesu, utubone ikimenyetso cyo gucungurwa, kuko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwacu. Kuva uyu munsi utubabarire ibyaha byacu n'ibicumuro n'imigayo, turaguhindukiriye, utwemerere, utwakire, udufate, udukomeze. Twakiriye Yesu, kandi kuva uyu munsi duhindutse ubwoko bwawe, dutsindira abazimu, dutsindira abadayimoni n'imbaraga z'umwijima, imyuka mibi yadutwazaga igitugu. Uyu munsi uyidutsindire, kuko tubaye abawe, turakijijwe. Kandi kuva uyu munsi udukomeze, ko twinjiye mu rugendo rugana mu ijuru. Urakoze ko twakiriye kandi ko tubabariye, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Murambura amaboko yanyu nk'igihe cyo guca bugufi, amaboko yanyu. Mana Data, mu izina rya Yesu, urakarama ku bw'abahungu n'abakobwa bawe, aba nabo ari bene Aburahamu, kandi kuko bakumviye bakakumvira, baraje baciye bugufi mu mitima, baratuye, barihannye, kandi ntimba y'icyaha cyabo ibakize icyago. Uyu munsi ubugingo bwabo n'ingingo zabo bikayangane birabagene kurusha amanywa y'ihangu, kuko amaraso matagatifu abonetse ku buzima bwabo babaye bacunguwe, kandi abagira imbabazi z'ibyaha byabo. Urakarama Data mwiza, ubashoboze, ubarwane intambara z'uburyo butari bumwe, bamurikishe maso hawe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, imbaraga zose z'umwijima, ubutware bwa Satani, kubitwe hasi. Cyoro cy'Uwiteka kibe ku buzima bwabo, kandi kuva umunsi uruhanga rwabo urusigire kandi urutunganyirize kujya mu bwiza bwawe no guhagarara hera hawe, bahimbaza izina ryawe. Urakarama ko mvuze gusenga kwacu. Urakoze kuri Imana nyamana, urakoze kuri ndiho, kandi urakoze kuri umutware, kandi urakoze kubakiriye nk'umubyeyi umunyenkwe n'umunyembabazi, nabo waheke ku mugongo wawe kuko bakwiriye. Turagushimiye ku bwabo, tugukomeye amashyi, tugukorera ubwatsi mu izina ryacu Umwami wacu, amen. Murebe hano, kurikirane umuntu agenda babereka akantu gatoya, muragaruka. Imana ibahe umugisha cyane. Umwuka w'Imana yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Reka iteraniro ryose duhaguruke, dusengera isengesho, tubwire Imana ngo umwuka n'isezerano ryacu uridusohoreze. Nitwe tuzawuzura, nitwe tuzawutunga, nitwe tuzavugana n'ijuru. Mana urakoze kubw'uyu munsi. Ntabwo ngewe namenya umutima wari ugambiriye kuvugana nawo, ariko wowe urawuzi. Ubu usanga uwuganirize, wibutse ko iyi mpano iruta izindi. Umuntu wese agira ikimugaragazaho uwo mwuka. Abarangaye ntibamenye ko bamutegereza, ubibutse ko Umwuka Wera bamutegereza. Abarangaye bakagira ngo bazamubona batihannye, ubibutse kwihana. Abagize ngo bazamubona batamushatse, ubibutse ko bakwiye kumukenera. Hanyuma udusohoreze iryo sezerano, udusohoreze iryo sezerano, udusohoreze iryo sezerano, ribe iryacu ribe n'iry'abana bacu. Dusohoreze iryo sezerano, Mwuka Wera w'ukuri azabane natwe.
mwuka wera w'ukuri yende ku bya data bitubwire, mwuka wera w'ukuri atuyobore mu nzira zose, mwuka wera w'ukuri atuyobore mu nzira zose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dushimye Imana, reka twongere Imana amashyi menshi. Hanyuma twifurize n'umukozi w'Imana umugisha, tumutunge ibiganza, tuvuge Imana imuhe umugisha, kandi twize neza amagambo meza mu ituze ryinshi, ariko harimo imbaraga nyinshi cyane. Rero turasoje, ejo turakomeje ku mugoroba, maze twongere twumve, azakomereza hariya yarageje, kandi tuzagumya kuryoherwa. Ariko ejo tugira n'amateraniro atangira saa 3 yo kwirirwamo, nabwo abafite umwanya, bafite akazi kababohora, nabwo ni karibu mazaze umwanya mwiza wo gusenga. Byaba byiza n'undi ko kugira ngo usenge wirirwe mu rugo utagiye mu kazi, byaba byiza uje guterana hamwe n'abandi. Imana ibaho umugisha, reka twakire umushumba hanyuma dusoreze iri teraniro. Imana ibaho umugisha. Oh, haleluya. Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana nzima. Umwuka wera aramanuka batangira kuvuga indimi nshya. Batangira kubona Imana, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana nzima. Haleluya. Reka turambure ibiganza ku mukozi w'Imana Clovis, ahabwe umugisha n'Imana, uri umufasha wawe, inshuti yanjye. Imana ibahe umugisha cyane. Ubundi rero aha hantu tugeze, bwira mugenzi ngo iyi niyo domaine yacu. Haleluya. Iyo umufundi afashe inyundo agafata umwiko, avuga ngo bana ageze iwabo. Natwe rero umupanekoti iyo ageze mu nyigisho z'umwuka wera abageze iwabo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ikizababwira abagenzi dufatanyije urugendo tujyayo, izi nyigisho bazazikunda, bazazizamo.